ijuru ganza ganza wowe mwami ganza amahanga yose nakwamamaze. Bakunze ba channel yacu rero ukuri ganza ndetse no kuri tsinda, reka tubasuhuze rero, ariko nanone hano turajya ku kibazo cy'u Rwanda. U Rwanda ubu rwabyinnye cyane bati twatsinze, ntago twemejwe nk'abantu bateye Kongo. UN yabyemeje ze koko nibyo. Reka tubwire tuti Rwanda buretse kubyina intsinzi none anga reka impamvu ngo batatwica baratubwira ngo nuko ari cogamu ngo nirangira bazatwica abangaba. Urumva bakurira ku bintu nk'ibyo, ngeze natinya kubisha. Abandi babishe bagiye mu nkiko babeshya, n'ubundi birangira babonye ibintu bibi. Ngewe ndagira ngo mpfe ariko nsaho kuye. Ntabwo turi human being, turi leshos. Aho utabona amazi yo kunywa, aho uhabwa ibiryo bigaze. Donc ibintu byose ngo twavugaga ibintu kera bibi kuri internet ngo tugomba kugishyura, ndi guhanwa. Yewe mu gihe ndi kwicwa gutya ntabwo niteguye kuzaburana, ariko jewe nashaka ko mburana kuko jewe ndi umuntu perezida unashimishwa no kubona biriya bintu mwambwiye ndegwa nta na kimwe ndemera, ahubwo jewe ndagira ngo ukuri kumenyekane. Hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti yitwa Violet. Uwo yaravuze ati iyo miti muyijyane igihe mufite mu maboko yanjye. Uyu n'ubundi ni umwanzi w'igihugu. Ndi umugore w'umujenerali ntabwo we wananira. Doko harimo amagambo bano bantu uko mubabona. Niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko Israel ikora abanyapalestina nibyo bari kudukorera. Nge rero ikintu usaba n'iki, nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi, banyicuruza ariko byibura bampaye umwanya. Bakunzi bacu, bakunzi ba channel kuri ganza ndetse na channel ukuri tsinda, twongeye kubasuhuza aho muri hose. Abari mu Rwanda turabashuhuje, mukomere kandi tubabwiye tuti amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese uko mudukurikira. Badukurikira mwicecekeye nta commentaire, mukomere, ariko tubibutse gukora like, share ndetse na subscribe ku mbuga zacu, ndetse no gukora join mudutera inkunga. No kwinjira ku iyo buto ya join, ukinjiramo ukabona page ukadutera inkunga uko bishoboye muri rugamba turiho rwo guharanira demokarasi ndetse no guteza imbere ukuri ganza. Twongera twagarutse none twigarukiye ku mvugo igira iti u Rwanda rwaba rubyiniye intsinzi cyangwa se haracyari kare, haracyari ibindi. Uko turi kubona hano ibinyamakuru bya hano rwose urabona ko byishimye bati intsinzi yaje. Ati tubyinnye intsinzi iyo tuvuga u Rwanda, ariko mujye mwibuka abo tuba tuvuga ngira ngo murabizi. Ariko se koko yaba ariyo? Nicyo kintu ubu tugiye kuganiraho, ni ku bibazo bishingiye kuri ibi bibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabizi ibyari biri mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, nibyo turi bugarukeho nanone. None twongere tugaruke ise Kongo muri rusange gombye kwitwara ite, u Rwanda rugombye kubitwaramo rute kugira ngo ko rubyine intsinzi koko nyantsinzi nyayo. Ibi nibyo tugiye kugarukaho, turebeho ko iyo ntsinzi niba ikwiye cyangwa se niba u Rwanda ko rwabyinnye intsinzi nkuko bari kubivuga bati Rwanda ntirwigeze rutera Repubulika ya Kongo se cyangwa se ntirwigeze ruyitera muri rusange. Nicyo kiri kuvugwa ngo, ariko turagarukaho no ku bindi bintu byinshi cyane ko twagiye tubibona, nuko tubitekereza, nuko tubona ibintu byagombye kugenda, ndetse no kuri nyakuri kw'ibi ngibi biri kuvugwa cyangwa byavuzwe n'ibikomeje kuvugwa. Turagarutse rero, reka tubane dusuhuze d'abord abanyarwanda bari mu gihugu, tubabwire tuti mukomere cyane banyarwandakazi mu ntara zose z'igihugu, mu turere, mu mirenge, mu tugari, mu midugudu, mwese mu mujyi wa Kigali mwese mukomere. Ariko tunasuhuze n'abanyarwanda bari mu mahanga, namwe ntago twabibagirwa. Mukomere hirya no hino mudukurikira mu bihugu bigiye bitandukanye, mukomeze mukoreshe ku biganiro byacu nyine. Reka rero twongere dusuhuza abadukunda n'abatwanga aho bari hose, mwese tubabwire tuti Imana ibahe amahoro n'imigisha, kuko iyo usabiye ukwanga umugisha hari ukwanga none, ariko Imana yareba urukundo rwayo ejo agahindukira.
ni bya bindi n'Imana yatwigisha iti muzagende musabire imigisha aho muzajya, nibanga kubyumva muzakungute inkweto zanyu mu kirenge mu bashisigira umukungugu. Ubwo nimwanga rero uko tubasabira ngo muhindukire mukorere Imana, ubwo muzasigarana umukungugu, kandi umukungugu nicyo muzabona cyanyu, kuko ngira ngo umukungugu ntacyo uzamara. Twaje rero turigarukira ku nkuru za hano mu Rwanda, nanone twongere turebeho ko iki kintu cyo muri Kongo, ariko turaza tugaruke turi kugenda hagati tuvuga tuti ibintu se birakwiye, hakwiye iki muri rusange. Hano turigarukira u Rwanda ntirwigeze rutera Repubulika ya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine, cyangwa DRC Zaire. Hano rero ngo u Rwanda ntabwo rwateye Repubulika ya Kongo ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara mu itangazo ry'akanama k'umuryango wa Loni. Umuryango wa Loni, u Rwanda ntabwo rwateye Repubulika ya Kongo, Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara mu itangazo ry'akanama k'umuryango w'abibumbye ka Loni, umutekano kwa Loni, ryo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ushize, itariki ya 4 Kanama, itariki ya 4 Kamena mu mwaka 2022, ritigeze rigaragaza u Rwanda mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Iryo tangazo uko hano ibinyamakuru byano biri kubivuga, turagendera ku by'ibinyamakuru byano biri kuvuga, namwe murakora analyse kandi namwe mugira commentaire mukagira n'icyo mubivugaho. Ariko impamvu tuzanye ibihari n'icyo natwe turi buvugeho, urubuga mediacongo.net rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruvuga ko nta murongo n'umwe muri iri tangazo uvuga u Rwanda nka nyirabayazana y'ubwicanyi bwisubiramo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abayobozi kimwe n'abaturage bemeza icyarimwe ko ari ubutegetsi bwa Kigali buyobowe na Perezida Paul Kagame intandaro y'ihungabana ry'amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Mu itangazo ryako, akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kagarukiye gusa ku kwamagana byimazeyo ibikorwa by'imitwe yigometse harimo na M23 kubw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akanama gashinzwe umutekano kamaganye imitwe yose yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi karasaba kugira uruhare mu biganiro by'imbere mu gihugu. Ibi ni bimwe mu bikubiye muri iri tangazo ritemera ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ikurikira: M23, Codeco, ADF, FDLR, Red Tabara, imitwe y'abamayimayi. Urutonde ruvuga kandi indi mitwe myinshi y'abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga. Ahangaha rero niko ikinyamakuru cyano mu Rwanda kibivuga, ariko kikavuga kiti mu itangazo ry'aka akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kagarutse gusa kwamagana byimazeyo ibikorwa by'imitwe yigometse harimo M23. Kagarutse gusa nicyo bivuga hano twasomye, ngira ngo iki ni ikinyamakuru bwiza.com, ariko hari n'ikinyamakuru rushyashya rwose urabona ko nabyo byatangiye bibwira abanyarwanda ati rwose intsinzi twayigezeho, ntago bigeze. Ariko na titre urebye nayo iravuga ngo u Rwanda ntirwigeze rutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ushingiye ku byo ahangaha bavuga, itangazo naryo turabasha kubona neza ngo turisoma, ariko turi kubibona hano. Ariko bo baravuga ngo mu itangazo ry'aka kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kagarukiye gusa ku kwamagana byimazeyo, kagarukiye gusa. Niba ushingiye rero ku iki ngiki, niba kagarukiye gusa mu kwamagana iriya mitwe, ushingiye ku ibi ngibi ndi kubona, icyo mbona nuko batigeze biga niba wenda muzagira bazabasha kubona iryo tangazo vuba aho riri, cyangwa se mu gihe tutarasohora iyi nkuru, kuko tuyikoze tutararifata mu ntoki, ariko turi gushingira ku by'ibinyamakuru hano byanditse. Ariko kanareba na titre byo irerekana ko ari nka titre favorable pour le gouvernement, cyangwa se titre ifavoriza abavuga ko batera Kongo, kuko irababwira yuko u Rwanda ntirwigeze rutera Repubulika ya Kongo. Hano ariko bakagaruka hano ngo mu itangazo ry'aka kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kagarukiye gusa ku kwamagana byimazeyo, kagarukiye kwamagana gusa. Ariko hano ntago ngo kwamagana gusa byimazeyo ibikorwa by'imitwe yigometse harimo M23,
ku bw'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo na demokarasi ya Kongo, akanama gashinzwe umutekano kamaganye imitwe yose yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba. Niba rero kateranye kakavuga kati iyi mitwe ikwiriye gukorana ibiganiro mu buryo bumeze gutya na gutya na gutya, ariko ikigaragara cyangwa se ushingiye ku ibi ngibi nubwo tutarabona itangazo none turibona hari igindi bizaba sinzi niba hari ikizaba gihinduraho, nuko uko bari kubisobanura hano batigeze bakora etide cyangwa se ngo barebe se uruhare rw'u Rwanda muri aha ngaha rurimo. Nicyo nekereza. Ibi ngibi sinzi niba akanama k'umuryango w'abibumbye aka kanya kahita kabona icyo bita resendisi serie de culpabilité cyangwa se ibimenyetso ndakuka, mu gihe ubona ko kateranye igitaraganya, mu gihe abanyekongo bari bahagurutse ubona rwose bari kuvuga bati turashaka Putin azakemura ibi bibazo, turebe ukuntu ibibazo byarangira rwose. Ari abanyekongo bihamagarira Putin bati ngwino Putin wacu. Noneho akanama k'umuryango w'abibumbye naho karaterana kati ibi ngibi iyi mitwe ikwiriye bagenda bayivuga M23 n'ibindi bikwiriye gushaka uburyo harimo ibyo bavuga bati leta ya Kongo yakwiriye kureba uburyo imanaginga kino kibazo. Ariko nanone kwemeza ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23 niba bitizweho aka kanya ntekerezaho aka kanya none ahangaha nuko igihe akanama kateraniye ahari bitaba byakaboneka ikimenyetso wenda bisabwa Kongo yuko yakagombye kuko itanga ibyo bimenyetso ngo ibyerekane, wenda wasanga n'ubutaha ntiwamenye ukuntu zihindira umirishyo, ugasanga ejo bundi bihinduye ukundi nkuko byagiye bigenda kuri za M23 kirya gihe cyagiye kera, kuri za CNDP niba ari CNDP ko yasenyutse kugeza ubwo na Laurent Nkunda bavuga ngo yahungiye mu Rwanda. Ngira ngo mwabonye uko byagenze, na n'ubu ngubu Kongo ikabango kivuga ati Laurent Nkunda turamushaka nk'umuntu wari uyoboye umutwe w'intoza waduteye. U Rwanda rero urabona ko ku kintu cyo gutanga abo bantu ari abakoze ishatse gukora kudeta muri Kongo, nako kurwanya Kongo ubwo mu buryo, ari n'abashatse gukora kudeta mu Burundi n'ibikibona ko iyo bigeze aho ngaho ngira ngo twigeze kubivugaho, wenda niba bagana wa mugani ngo nta utanga yamuhungiyeho simbizi, ariko ubona ko icyo ngicyo baruca bakarumira. Ariko ku muntu wabo bavuga bati ari aha ngaha, ugasanga rwose barirukanka baturiya muntu nubwo yaba bavuga gusa ari ukubavuga ariko atitegura kubatera igisasu. Ubu ngubu rwose bagomba kumwirukankaho ni imbaraga zose. Niko nabibonye Uganda nayo bati turafunga imipaka kuko dukeka, no gukeka cyangwa se turabizi ko ari abagira, ariko nta na tentative yigeze iba de faire quelque chose, no kuvuga kuba bakwinjira cyangwa se bahagara ku butaka bw'u Rwanda ngo bagire icyo bakora. Ibyo ngibyo ntabyo bigeze bibaho. Ariko ati muduhereza abo bantu cyangwa muhagarika iyo mitwe. U Rwanda iyo bigeze ku iyo ngingo yo kubo baba bafite bavuga, ngira ngo tugenda tubibona uko biba bimeze nyine. Nibyo rero tano turi buze kugaruka. Hari abagiye bavuga bati Kongo ariko ati wagira ngo inkotanyi hari icyo zihereza, wagira ngo hari icyo zihereza abakongomani, nako UN Security Council cyangwa se akanama k'umuryango w'abibumbye cyangwa se gaharoni, kugira ngo ibashe kugira gute, ibashe kubakingira ikibaba. Benshi niko ubibona muri za komanteri na hehe. Ariko reka mbabwire ikintu mwe mugomba kugenderaho no kwibuka cyane mu bihe turimo cyangwa muko isi imeze. Isi igendera kuri ya politike mvuga ntirakavumwa iragapfa nabi. Ngenda yanga cyane iyi politike rwose, mbabwiza ukuri. Hera kera nyamagana mbabwira nti iyi politike yaba yari ivuyeho isi yagira amahoro. Hari principe isi igenderaho ivuga ngo muri politike nta ngo nta rukundo, ngo ni rapport de force cyangwa se ngo ni imbaraga. No kuvuga ngo ufite imbaraga cyangwa ufite strategy zo gutsinda urugamba, isi yose imwirukankaho. Ni nacyo mbona mu Rwanda umuntu wese babonamo n'abanyarwanda ni bya bindi nyine ni barukurikizije cyangwa se rukurikira yimye cyangwa bankeje yimye, niko n'umunyarwanda yise umwana we yimye nyine bamwirukankaho. Ubwo rero nicyo kintu kigaragara cyane hano no Banyarwanda babivugaho. Ntugire ngo ni iby'ubu ngubu, ni n'ibya kera, ntabwo ari ibyejo bundi, ni ibintu bimaze igihe. Ubwo rero ni kimwe nuko bitagutangaza. Uti n'ibyagutangaza gute? Ni gute ho ko bitagutangaza?
niba koko bavuga bati tugomba guceza nyine yimye, tugomba guceza yimye, tugomba kureba se koko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza iyi saha n'urugero ifite imbaraga zo kuba yaramverisa u Rwanda, cyangwa se yo kuba on suppose wenda tujye muri kote yo kubaho ku Rwanda rwateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo pour resentere wenda zabo banyamahanga nkuko babivuga, cyangwa banayiteye koko banaruteye koko ingabo mu bitugu batigenda ukubite kugira ngo tugire icyo twirira hari. Ese Kongo iri amezire yo kuba yagira imbaraga zo guhashya u Rwanda ku buryo irubuza kuhagera? Kongo rero ibaye ifite izo mbaraga zo kuvuga ziti u Rwanda ruzakora ibiki, nubwo harimo abantu bari kuyinjirira inyuma bakaza inyuma y'u Rwanda kugira ngo badukore ibi n'ibi bagumye bahungabanya umutekano wa Kongo. Ahangaha teka twibuke ijambo Perezida Kagame yageze kuvuga ati ibibazo by'u Rwanda tubirebere mu baremye ibyo ngibyo, mu baremye ibyo ngibyo nako ibibazo bya Kongo. Urumva rero ko ikibazo n'ubundi n'abasesenguzi n'abaki bose baravuga bati n'ubundi Kongo hari MONUSCO, hari ibiki byagombye kuba bihagarika ibyo bikorwa byose, ariko byose baba babireba nyine bakicecekera bati nibashaka bamarane. Se ubundi abazungu tumaranye bibatwaye iki? Bo nta kintu bibabwiye. No muri Ukraine ngira ngo urabona ko intambara yabaye intambara, kandi koko bahora basekurana nabo ubwabo baricana nkanswe kubera iki? Kubera inyungu z'ibyo baba bibereyemo, nta kintu ibyo ngibyo bababwiye muri rusange. Alors nibyo ngibyo rero twigarukiragaho tuvuga tutese muri rusange niba koko Kongo idafite izo mbaraga n'urugero none hatuyirebere mu izo mbaraga zo kuba we ikavuga iti u Rwanda ruradutera, ariko wenda ntishobora kurwivuna ngo nayo niba rufasha abayitera cyangwa se ruyitera nayo yihagarareho ibaceke. Niba ko u Rwanda rushobora gutera Kongo ruvuga ruti hari icyo tugiye kurebayo runaka, tugiye kurebayo natwe iryoboye cyangwa se ibindi uko abandi barirya, igihe cyose Kongo itabaje kuvuga ati yivune ko iyo mitwe tuyihashye, ni ukuvuga ngo birasaba icyo bita patriotisme cyangwa se imbaraga za Kongo ikagenda kuri ya principe y'isi ikavuga iti Loni nzajya kuririra nta kintu izankorera, kubera ko Kongo murabizi impuguke za UN zakoze icyo bita UN mapping report, ni icyegeranyo cy'impuguke z'umuryango w'abibumbye cyavugaga yuko Kongo hapfuye miliyoni zigera muri miliyoni 6 z'abakongomani zagiye zishyira mu majwi n'ibiki. None se iyo UN mapping report si UN se yayikoze? Tujya tuvugisha ukuri turebe abusaka kanya ninde waba ubyibagiwe? None se niba koko ibyo n'ibyaha ibikubiyemo n'ibyaha bikomeye cyane, none se waba warabikoze, waba warakurikiranywe, niba koko iyo UN tureba ifite urukundo rw'aka kanya cyangwa se Kongo idakurikiye inyungu, mu by'ukuri wakwizera ngo Kongo none ahangaha irarira? Ariko rero ikintu kibaho nyuma nta wakwicara nyine ngo aterera agati mu ryinyo. Turabizi uko abazungu bakora, none ahangaha murakorana bagukoresha amapenalite cyangwa se mukagira gute, ngira ngo twagiye tubyumva, niba tubyumva neza niba ariko bimeze uko, ngira ngo namwe nicyo mamumereyeho kugira ngo tungurane ibitekerezo. Aho bita ba Mobutu ngo bakoreraga izo nzego ibyo bihugu byamatse ibihugu bikomeye cyane, aho bita ngo ba Kadafi barabikoreye n'abenshi, ariko finaloma byaje kugenda bitese, byaje kurengera usanga ari bo ahubwo bagize uruhare mu kugira ngo babivune birangire. Natwe rero nta wakwicara n'imwe by'abanyarwanda babwirana abanyarwanda duhora twigisha, nubwo muvuga muti mwizerwa w'umunyapolitike, mwizerwa ikundira Imana, ubu nanafite ikishitisha pure usenga cyangwa se utubwiza ukuri, wanababwiza ukuri akenshi bakanarakara. Mwagakwiriye kumva ikintu abantu bakwiriye kugira. Abo bantu amateka ni repetition, ni ikintu kigarukamo, ni ukuna amateka ameze nyine ari turunaho turu nyine kuri yo, nkuko isi igenda yihindukiza. Ejo aho wari ugasanga niho wagarutse mu gihe runaka kandi watembereye. Ntibigutangaza rero kwicara ntiwigire ku mateka ngo urebe, ukumva tese niba mu buto yarabakoreye cya Kadafi finalo mubyaje kugenda gute? Urubyaro rwa Kadafi subiye isaha rumeze rute? Urubyaro rwa Mobutu ze n'imitungo yari afite isaha bimeze gute?
ni ukuvuga rero kugira ngo ukire ibyo ngibyo cyangwa ukire n'ibyo bibazo byabo ngabo, nicyo bita gukirira hamwe cyangwa se kurebaho ko ayo mateka ahora yisubiramo, twashatse uburyo atatazatwisubiranamo, natwe tukareba uburyo tuba strong cyangwa se ubwenge bwacu tukabwimprovinga tukabwameliyora, kugira ngo tuzabashe kugera ku ntsinzi nyayo. Intsinzi ya Afurika rero mbabwira cyangwa se y'u Rwanda na Congo ni intsinzi igomba gushingira ku baturage no kutagira mbega no kwiga agasuzuguro muri rusange, ko gusuzugura uwo muntu gusunika kugira ngo ube wakora ibikorwa bitari byo, ndetse ukavuga uti kuko daboro nutamwumvira naza agaturuka iyo ngiyo ngo aje, ntekereza ko atazava iyo ngiyo ngo aje kubyikorera, harimo urugendo rurerure, sibyo? Kuko hari ibihugu byinshi atazabikoramo, ariko abenegihugu daboro murini, abanyafurika murini, kugira ngo ibyo bibazo mubanze murebe uburyo mubikemura hagati yanyu, ariko nimuba mufite ibibazo bazaza binjirire kurinde kuri umwe muri mwebwe kugira ngo ibibazo bikomeze, maze bizarangize uwumva ko ari kwibere none ejo azacuka. Wa wundi wirwaga uvudukaho usiduke nawe niwe uri kukuvudukaho. Burya ngo akenshi numva sinarabyumvise, burya abasirikare sinzi ukuntu baba bateye, ngo bungukira mu ntambara. Naranabibonye cyane, hari n'umugabo bivuga hano ati tuzagenda dukubite nyine tuze twibyinira intsinzi, ariko muri rusange ntabwo ibyo ngibyo biba ari byiza cyangwa biba bikwiye, kubera ko buri muntu aba akeneye iki? Aba akeneye amahoro, aba akeneye kumererwa neza, aba akeneye kumva muri rusange nawe hari icyo yakagombye kugeraho mu buzima busanzwe. Bakunzi bacu rero, nibyo twavugaga tuti Kongo izagira umutekano nyawo mu gihe izaba nyine yihagazeho nk'abantu b'abagabo, sibyo? Kongo ikubye u Rwanda inshuro 89. Sudani yari ikubye u Rwanda inshuro 95, Sudani bayipasuramo. Ni ukuvuga ngo rero Sudani buriya nayo yiza kugira imbaraga zaba imbaraga niba ari za diplomasi cyangwa imbaraga zikomeye cyane mu buryo bumeze gute, bira byose ntibari no kuyicamo. Na Kongo rero nayo birasaba icyo, nibyo navuze ngo birasaba icyo bita za mbaraga nyine, ishaka igira imbaraga za diplomasi, ariko burya imbaraga za buryo kugira ngo n'umuntu anakwakira hanini nuko abanakureba akabonaho ko nawe wihagazeho. Ntabwo uzareba uti buryo umuntu akenshi ukunda kuzutaguzwa n'icyo abantu baramusuzuguza. Uzareba umuntu uzagenda ahuhwa n'umuyaga agize gutare igihe umureba ubundi se ntimutera inkunga ubundi umuyaga ntuzamutwara. Nicyo ntekereza ku ibyo ngibyo. Birasaba rero imbaraga za Kongo ubwayo kugira ngo ibyo bibazo ivuga nayo ibashe kugira gute, ibashe kubikemura. Imbaraga bisaba rero za mbere hanini ni ugushyira abaturage bayo hamwe, ni ukunga no guhuza abaturage bayo, bityo uwakagombye kugira aho yinjira hariho hose agasanga ntaho ubusa wakwinjira ku muntu ubona ateka ameze neza. N'uzaba rero icyo gihe byagenze gutyo, ubaye ikigwara akaba yakumvira ushaka kuguhungabanya, icyo gihe uko muba mwarashyize hamwe muri benshi kandi mwaranubatse n'izo mbaraga, bigufasha kugira ngo uzabashe kumutsinda uko yaza uko ariko kose. Na wa munyamahanga rero uko azinjira nawe azaza asanga nyine waramaze kwiyubaka, waranubatse imbaraga zikomeye, bityo nawe asunye nyine asubireyo yumva avuga ati ibintu burya amazi ntago ari yayandi. Ni ukuvuga rero ngo murasaba gusubira muri wa mugani bakongomani ngo muroge magazi, amazi si yayandi. Reka rero twigarukire kuri ka y'u Rwanda. Ntabwo rero nanone abanyarwandakazi, nubwo tuvuga tuti iyi saha ntabwo, nubwo UN Security Council yateranye ikavuga ko Kongo igombe kuganira, ni nko kubwira Kongo iti muganire nyine niyo mitwe yose mwumvikane murebe ukuntu ibibazo mwabikemura n'ibiki, ntiwamenya aho Kongo izaca n'ejo wasanga ibintu bihinduye isura cyangwa se biki. Ntabwo bivuze yuko nyine n'ibyo byo kurinda umutekano w'igihugu cyanyu ibyo ngibi, ariko nanone u Rwanda ntiwamenya ejo uko bizagenda. Hari n'igihe izaterana ikaza ikavuga iti twabonye ibimenyetso bihamye ko u Rwanda rujyayo cyangwa se biki. Nicyo nabwiye u Rwanda kujya muri Kongo neza, ni ukujyayo nk'uko ibindi bihugu bijyayo. Ubusa Abafaransa ntibariyo, wari wumva se Ubufaransa b'u Rwanda cyangwa uvuye ngo bwagiyeyo, cyangwa se za South Africa ntiziriyo, n'ibindi bihugu bigiye biyo, za Israel biriyo byicukurira amabuye yabyo n'ibiki
kubera ubuhanga bwabyo n'ibiki. Nawe rero ushobora kujyayo muri bwa buhahirane nk'uko umuturage ajya akakora y'ubuzunguzayi. Ni ukuvuga ngo burya umwana ngo yica akanyoni bangana, niko basobanura bajya bavuga mu Banyarwanda. Bishatse kuvuga yuko ni bya bindi byo kwishima ushyikira, cyangwa se umwana akora karimo kangana nuko nawe angana. Bishatse kuvuga ngo u Rwanda rwagombye kubaka imbaraga. Niba ibindi bihugu bijyeho muri Kongo bivuga biti twebwe dushobora kuzubakayo imihanda, uyu muhanda tuzubaka tuzakora iki ngiki, cyangwa se tugure y'ibirombe natwe yo kobalite, yo zahabu, yo diama, yo uranium niba tunanayifitiye ubushobozi, cyangwa se yo koruta n'ibiki. Iki kirombe turabahereza amafaranga n'aya natwe tubyazemo umusaruro. Ibyo ngibyo rero bizagufasha kuruta uko wajyayo wenda aho. Ariko turi mu rwego rwo kuvuga tuti niba koko u Rwanda rujyayo nk'ubwo buryo burugiye koko kugira ngo rugamije izo nyungu usanga izo ngizo, ahubwo ruhagombye narwo kuvuga ruti mu rwego ruri strategique ni uruhe rwo kujyayo, ni ukujyayo koko mu buryo bw'umutima mwiza, tukagirana umubano mwiza n'Abanyarwanda. Muribuka ku mugabo Mobutu Sese Seko bararirimbaga ngo umubano mwiza, ngo umubano ngo u Rwanda na Zaire ngo amahoro nasagambi. Ngira ngo icyo ngicyo twajyaga tukibona ni indirimbo y'impara twabonaga baririmba ngo u Rwanda na Zaire amahoro nasagambe. Kuri icyo kintu rero ngira ngo nicyo kintu cyahagombye kugira gute, cyahagombye kureba nk'igihugu muturanye. Ubundi igihugu muturanye ntabwo hakagombye kubaho ibyo bibazo. Kubera iki? Kubera ko icyambere Kongo izakenera u Rwanda. Urumva u Rwanda rukenere Kongo, Abanyakongo bazakenera kuza kugura. Tuvuga dushobora twebwe korora cyane kubera ko tuvuga tutabashi bakunda inyama, Abakongomani bakadukenera kubera ko baje kugurira inyama ino. Tukagira amata, Abakongomani bakazahugura amata, bakazahugura amagi. Abakongomani uko bafite ubutaka bunini cyane, tukajyayo tukavuga tuti tugiye guhinga tuzane mu Rwanda. Ese bundi nubwo twagiye atarebye ngibyo tugamije, tugiye kwihingirayo byonyine, tukazana u Rwanda rugaproduiza cyane, byaba ari ibishyimbo, byaba ari ingano, byaba ari ibiki byose tukagira nande. Ariko tuvuga tuti twaratije muri Kongo twagize gute? Ugiye ugahaha ibyo birombe nk'uko abashoramari bagenda, nawe ugashora iyo mari ko n'ibindi byagenda biziraho. Icyo gihe rero nugenda mu ubwo buryo nta munyarwanda uzahapfira, nta kibazo kizahaba na gitoya, ahubwo uko mwagiye uretse wenda wagwirwa n'ikirombe kubera nabwo byaba ari isanganya, ntago urya ari byo byose azapfa azize yuko yagiye mu ntambara. Yo mugiye mu ntambara ari Abakongomani bazapfa, ari Abanyarwanda bazapfa, none habeho na wa mubano mubi. Kongo ifunga imipaka, Abanyarwanda bajyaga no kuzunguza bo kujyayo, bega usanga ibintu byabaye nabi, bitume abantu benshi bahapfira mu tishwe n'inzara, tishwe n'amasasu, tishwe n'inzara zicwa n'amasasu, tishwe n'amasasu zicwa n'inzara. Ubwo buryo ubushomeri n'ubukene ibi ngibi rero ni ingaruka turi kugenda tubona ubu ngubu. Ubwo rero icyo kintu kirasaba iki? Banyarwanda, Banyarwandakazi, burya mu by'ukuri nta utaka atababaye, sibyo? Kandi ngo baburanira ari babiri
baba bigiza nkana. Ibyo ari byo byose ntekereza none ahangaha, icyo ntekereza sinzi niba ari byo koko, turunguranaho ibitekerezo. Sinzi Kongo, nongere mbisubiremo, Kongo ku bwa Kisekedi, ndetse si no ku bwa Kisekedi gusa, ni no ku bwa Kabila, guhera ku bwa Kabila uyu mwana w'ifisi. U Rwanda rwagiye muri Kongo inshuro nyinshi mu guhiga imitwe yitwaje intwaro FDLR cyane cyane rwose, kugeza nubwo bavuga bati twarayihashyije, twarakubise, tugira gute, twarakubise turongera turimanukira. Abategetsi baba bati turagenda tukajya gufumbiza ayo mashyamba ya Kongo, tukayabafumbiza nyine, ubundi tukajya tukigarukira tubyina intsinzi. Ibyo byose, izo opportunity zo kujyaho zose yari pasi yahabwaga na leta ya Kongo. Ntekereza ko umubano wari gukomereza aho ngaho, wenda nubwo ngiye ntemera umubano wo kuvuga ngo abantu ngo barafumbira, ngo bagira gute, bajya gufumbiza abantu abandi amashyamba. Buriya hari n'imvugo ubona nazo zigize. Muri rusange nibyo navugaga nti ari uwabikoze ubyina intsinzi, ariko ntago muyibyina mwese, hari usigarayo, hari n'uwo wasizeyo, byose ariko bigenda biba ibibazo. Numva ikintu cyaba cyiza rero hanini, abanyarwanda daboro twese uko turi dushyize hamwe, turumvikana, turaganira. Ikibazo cy'abanyarwanda, hagati y'abanyarwanda n'abahe ni ikihe? Ni ukuvuga ngo hakwiye gukemuka ikibazo cy'abanyarwanda nk'abanyarwanda. Twongera tubisubiremo, gukemuka ikibazo cy'abanyarwanda nk'abanyarwanda, abanyarwanda kubana neza mu mahoro, kureba ikibazo gitanya abanyarwanda, tukareba ikibazo kigomba guhuza abanyarwanda, sibyo? Icyo ngicyo rero nanone twongere tugaruke, Kongo yari yarabikoze mw'ubwo buryo, iti muze koko muhige mugire mute, ariko kugeza na n'ubu isa u Rwanda racyavuga ruti haracyari ikibazo cya FDL, ariko hari igihe kigeraho kumva cyacwekereye, cyarangiye, kumva ntikibaho, byarangiye ejo kumva iragarutse. Ni ibintu vice versa, ni ibintu vice versa bigenda bigaruka ukundi, ariko ukabona ese ibyo bintu bizahoraho ko bihora mu muzurungutano w'ibibazo. Wagaruka rero muri ibyo ngibyo bakunze urubuga ukuriganza ndetse no kuritsinda, ukavuga utese muri rusange ko uri kubona ibintu abanyarwanda tuzahora muri ibi ngibi bya gatebe gatoki. Niho twongera kugaruka rero tuti banyarwandakazi, politike y'isi n'ukuntu isi ikora ntiwamenya. None urareba uti mfite imbaraga, hari igihe ufite izo mbaraga kuko none Imana iri kuziguha kugira ngo ugaruke muri ya ndirimbo ngo icyatumye ikurinda kwari kugira ngo uvuge ubutumwa, cyangwa kwari kugira ngo irebe ukuntu ubana neza cyangwa wibanisha n'abanyarwanda, cyangwa se n'abo muri kumwe. Nyuma ukazasanga wa wundi wari uri hasi cyane wabyinagiraga n'ibirenge byawe yazamutse yagiye hejuru. Yajya hejuru rero nawe ataba ari wa muntu ufite ya politike Kizito yavuga ati mubabarirane mubane neza, ugasanga nawe nyine aje vutu ari uko nguko bimeze. Muri rusange ugasanga ntabwo ari ibintu byiza byahagombye kubera uwo ari wese, ahubwo byahagombye kuba ibintu byiza bifasha u Rwanda n'abanyarwanda, kugira ngo turebe uburyo daboro twunga imitima yacu, twunga twebwe ubwacu, turebe ibibazo bigiye bihari, tuvuge tuti ese turubaka iki kibereye abanyarwanda, turubaka iki gifite imbaraga, turubaka iki gishobora gufasha muri rusange u Rwanda n'abanyarwanda. Twamara kubona icyo kintu rero tukavuga tuti harakabaho Nyagasani, kandi harakabaho Imana yacu iturengera, idufasha amanywa n'ijoro. Ni ibyo rero bikwiye ku Rwanda daboro, turebe u Rwanda uko bimeze, ubundi mukurikiza izo nama tuba tubagira kugira ngo tubashe kugira gute, tubashe kunga bwa bumwe nyabwo bw'abanyarwanda. Bakunzi rero bacu, Kongo nibyo navuze, ngira ngo Kongo twayigiriye inama n'u Rwanda turugira inama, ariko igihe cyose twakwicara tureba Kongo nk'umwanzi nk'uko Israel na Palestina bihora bimeze, ngira ngo ntago byazaba byiza. Ni ibintu byoroshye rero, kandi byagombye gukorwa. FPR niba itabishoboye, niba idashoboye diplomasi, ese tuzareka. Uretse ko nanone tugaruka no ku bintu tukavuga ibindi. Ese Rwanda ni Kongo bafitanye ikibazo gusa? U Burundi hari ikibazo, Uganda naho ni nkaho gihari, sinavuga ko cyakemutse, nubwo bazanamwe ibintu n'ibindi byarabanje bati mu Uganda tufunze umupaka kubera ko turi gukora umuhanda, nyuma biza kugaragara ngo Uganda ngo ifite abashaka gutera u Rwanda n'ibindi. None se daboro nanone ibyo bihugu tugiye duturanye dufitanye ibibazo. U Rwanda ubwacu abanyarwanda byo nta bibazo bihari. Twiyunge nk'abanyarwanda, turebe uburyo abanyarwanda tubana mu mahoro, maze tuzareba abanyamahanga uko bizagenda nyuma, si byose. Ntekereza ko iyo nyigisho muyumva, no kuvuga ngo ukurikije imitwe y'izi nkuru ari ikinyamakuru nabonye ku kinyamakuru Rushyashya bati turishimye kuko bitagenze gutya na gutya.
ariko murishimye mwebwe, ariko Kongo nonaha iracyatera agatoki hejuru, iracyabivuga. Kandi nanone nongeye ndabivuga, ushobora kuba wishimye kubera politiki ariko imeze, kuko UN yikoreye raporo ubwayo, raporo ubwayo. Ntuzi ngo ejo bizagenda biti by'iyo raporo, ejo ntuzi uko bizagenda. Hari amaraporo menshi UN ibitse, ntuzi ngo ejo bizagenda biti. Ubwo rero ntabwo iby'abazungu bihora bihindagurika umunsi ku munsi. Bara ni abantu b'indyarya cyane. Nimutimenya ubwanyu, ntimutegereze ngo uzabyinira rutuku nk'uko ngo atabigenje gutyo. Ubundi ujya kumubyinira we wabanje ukibyinira, ukavuga uti ikibazo ndagikemuye kugira ngo urebe ko kizakemurwa n'abandi. Igihe rero Kongo yagira imbaraga, kandi mbona Kongo iri tanvere, sibyo? Ubona ko iri kuzegeranya. Uko mbibona Kongo y'ubu ntabwo ari Kongo ya kera. Niyo kintu mba ndi kubona. Nayo ishobora kugira ibyo yemera binanarenze ibyo ngibyo, ugasanga ikibazo kigarukitse kuri twebwe Abanyarwanda. Ndavuga Abanyarwanda kubera ko ngo harwaniye inzovu ebyiri, ibyatsi nibyo bihababarira. Kandi n'ubu ikibazo reka kiri ku Banyarwanda. Nese bari abaturage ba Rubavu bari batunzwe na Kongo batabasha kujyayo. Urumva tudafite ibibazo? Dufite ibibazo rero, twagombye kureba uburyo ibyo bibazo bikemuka, aho kugira ngo duhore mu izo ntambara no mu ibyo bibazo bitarangira. Twigarukire rero turarebe izi komanteri z'aba Banyarwanda bari kufite komantera no kuri ibi binyamakuru. Nyuma y'iyi nkuru rero ndabona hari abanditse niba ari Mugenza Amuza, uyu ni Imana ko atariyo ibeshya, ibyanyu ni nka wa mukobwa udashobora kwemera ko bamurongoye kabone niyo waba umuvuye hejuru. Iyo niko avuga. Ibibazo byabo, iyo niyo nzima anakata, ibibazo byabo ntibakabishakire ku bihugu cy'amata n'ubuki. Iyo nawe niko avuze. Nadine Nana, u Rwanda rwiba rushira ibihugu bimwe bya ONU, nta kindi byovuga atari ko icyo nzi ni kimwe, u Rwanda rurasubira bubibone. Noneho Vivanus Evode Kirimande ngenda, n'u Rwanda ni inshuti z'akadasohoka, bemeje jenoside atanu umwaka uheze. Ndabona ari umurundi ahari. None mu Burundi ko bisha abahutu basumba abatutsi bishwe mu Rwanda, ariko kubera ONU ishyigikiye akavuyo muri Afurika, iguma ishyigikira abagatera mu bwenge. Iki turi gusoma, mbibutse ko ari komanteri turi gusoma kuri kimwe mu kinyamakuru cyane mu Rwanda bita bwiza.com. ushobora gusanga ku mirongo yayo ya Facebook, nayo tukibonaho. Izi ni komanteri rero z'Abanyarwanda turi kugenda tugira gute dusoma. Noneho wo bita Joakim Niche, erega icyo cyitwa ONU nico nyene cishe. Noneho ntare rushatsi ONU nta kuntu yobyemera, kuko baca ku Rwanda kugira bakora amahano muco Kongo, uca wumva ko batokwimena ijisho. Noneho Ishimwe Rike, niyo mpamvu bari kwiyambaza Putin. Mukangira Joseph waravuga ati Kongo ya none imeze n'u Rwanda mu gihe cya Kinani Habyarimana, kubera yuko nabo bari bagizwe n'ibinyoma n'ibihuha bikabije. Izere Evariste, ibyo birasanzwe, ukuri banyeko barakuzi, kure ngo abanyekongo barakuzi. Noneho Masengesho Jado, ukuri siko kugiye ahagaragara, Kongo ni dusabe imbabazi rero. Hano ikintu tutaramenya nanone kugeza igihe tukoreye inkuru, nuko baba bakoze tide kuri biriya bintu ko bagasanga buriya kuko bavuga ko nta murongo ugaragara ku cyerekeye cyo ngicyo. Ko yabibeshye ukuri kurigaragaza, wo niwo bita ni nafta. Ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana Setu Muhire Jem Bobo. Noneho Sierimba z'umutima, ariko Kongo nayo iyobowe n'injije. Bogi mu Burusiya bagatora wengine ni bari wengina groupe n'amadrone, ubundi bagakubita izo ngegera. Ntibabonye Ethiopia uko yasubije TPLF inyuma, ubundi arimwo yitwara iki. Nibyangana avuga rero yo ngo yari ari kuvuga. Hanavuze ko bya Ethiopia ukuntu yakubise TPLF ikayikubita
Ethiopia wabonye ko ari Loni ari bande bose bari bahagurutse bati Ethiopia iri gukora ibi nibi ariko nyine ni bya bintu nakubwiye ufite imbaraga ndakubwiza ukuri ntawe uzakuvogera ibyo byose uvuga utazifite baraguhungeta nyine bahora bakwirukankaho ni nibi byose abantu baba bavuga bose ijambo rihabwa ijambo ngo riguhabwa ijambo iyo ufite ijambo imbaraga nyine isi niko imeze bakongomane niba ko mufite ikibazo yuko muterwa yuko muhungabanywa murebe namwe mugira imbaraga nyine nuko nguko Kagabo Musenge Gracia none iyo mitwe yose ni u Rwanda ruyishyigikiye Kongo nikemure ikibazo ifitanye n'izo nyeshyamba nta kindi none Pascal niyo buhungiro ngaho rero Kongo nikomeze ivuza induru Gerard Bimenye Imana no kuvuga ngo yo Kongo ihangane n'u Rwanda ntiyifuza gukemura ibibazo kandi ababiri inyuma Oscar niyo nzima nibo babatuma izo mpene z'abazungu nono Joy Makire nubundi ukuri nukuri setu Kongo niyumvikane mu 23 kuko banemeye igihugu kuri bakwica bakuze Ngirimana Damascene Etienne Kanyeshuri nubundi u Rwanda rugomba kujyayo kuko Burusiya bwabikoze kuko abavuga ikinyarwanda bari kwitwa umunsi ku wundi Nizeyimana François Xavier nubundi ukuri kurazwi neza mu guhakana no kwirengagiza cyangwa kutamenya politiki ubuse M23 imaze yaratuje Kongo yigeze ituza mu ntambara ubuse niriya mitwe itumwa n'u Rwanda Kongo ni mu mitungo niyo M23 yarangira hazavuka indi cyangwa niriyo ikomeze iyisahurire kare akajagari kazashira amabuye y'agaciro ariko amabuye y'agaciro se Kongo nifite amabuye y'agaciro yonyine Kongo yagombye kureba iti ntago ari twega dufite amabuye y'agaciro ko twenyine twakagombye kureba icyo Kongo niba ifite amabuye y'agaciro hari n'ibindi bihugu bifite amabuye y'agaciro bifite na za peteroli bifite n'iki ariko kubera ko bifite imbaraga yo kubirinda no kubirwanaho nyine bifite n'ijambo nta wapfa kubikoraho wabikoraho guteze kandi bifite imbaraga zo kurinda ibyo ngibyo Kongo niyo kintu isabwa abaturage ba Kongo barasaba icyo bita solidarite barasaba kuba ini hano rero hari inkuru ndozi maze amasaha 18 umwuka mubi w'u Rwanda DRC wajyanye Kisekedi oyo kurebayo Sassou Nguesso iyi ni inkuru imaze igihe ariko ngira ngo iby'ingenzi ahangaha twagize gute twabirebye twabivuze bakunzi bacu rero bakunzi baca no kuri Ganza ndetse na cano ukuritsinda ndumva turi kugira gute turi kugana ku musozo w'ikiganiro nongere mbabwire nti mushobora kudutera inkunga mukora join kuri cano zacu zombi ukuri Ganza ndetse no kuri Tsinda hari buto winjiraho neza irakubwira iti wowe ushaka kugira ngo utere inkunga kuri Ganza no kuri Tsinda ushobora kuyitera inkunga ukoresheje ubu buryo butoya hari uburyo butoya n'uburyo bwinshi utanga kwinshi cyangwa gutanga gukeya kushoboka uhitamo uburyo wakoresha rero yo winjiye muri join bikagufasha rero mu buryo twese dushobora kwishima kandi n'uburyo bwo kudushyigikira bakunzi bacu rero mudushyigikiye munashyigikiye n'abandi benshi ntabwo ari twebwe mushyigikiye gusa mushyigikiye abakunzi bacu mushyigikiye abantu bababaye kuko ntago twicara ngo dukore ibintu byacu twenyine hari nabo natwe dufata mu mugongo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza tugannye ku musozo rero katubabwira tuti ikiganiro nakagaruka ni Mwizero wa Silva President Pesi imbera kuri ubu bigisha kandi nabagira inama kugira ngo tugire u Rwanda rwiza Rwanda ruzira ibibazo u Rwanda rw'abanyarwanda kandi u Rwanda ruhorana amahoro iteka ryose turabakunda kandi twishimira igihe cyose yuko mutajya mudutenguha muri ibyo byose Imana ibarinde rero Uwiteka bahire ikiganiro nakagaruka ciao